Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Ubushize nababwiye cyangwa se nababajije ngo igihe mwirukanye roho mbi zijya hehe? Yezu ko yirukanye roho mbi mu muntu akazohereza mu ngurube bikarangira na za ngurube zigiye mu mazi, weho nk'umukristu gatolika, padiri, umubikira cyangwa n'undi muntu wese wihaye Imana, nawe pasiteri uvuga ngo wirukana imyuka mibi, cyangwa nawe wiyita umukozi w'Imana, uyu munsi wa none icyo kibazo ndi kukikubaza. Ko Yezu yirukanye roho mbi mu muntu zikajya mu ngurube, ingurube nazo bikarangira zigiye mu mazi, weho wirukana roho mbi, iyo umaze kwirukana izo roho mbi zijya hehe? Kristu Yezu akuzwe. Iyi minsi ya none rero ni benshi ujya kubona ukabona umuntu arahagurutse ngo njye ndi umukozi w'Imana, ukabona afashe inzira aragiye, akaza agasengera umuntu, yamara kumusengera agacaho akagenda, cyangwa se akaba aramubwiye ngo mbese uzi n'ikindi ngo buriya erega ngo nta n'itike mfite. Kristu Yezu akuzwe. Ese turi abayobe cyangwa turi mu buyobe bugeze ahangana gutyo? Niba mu by'ukuri ufite akazi, Imana yaraguhaye akazi, kubera iki iyo Mana yaguhaye akazi itigeze iguha n'itike urakoresha? Niba uwaguhaye akazi atabasha kuguhemba, ako kazi wakavuyemo ugakora akazi kaguhemba. Ugasanga umuntu ngo ni umukozi w'Imana, ugasanga umuntu ngo ndasengera abantu bagakira, ariko mu wundi mwanya ugasanga abana be barashonje, abana be bava mu rugo rumwe binjira mu rundi kugira ngo bashake icyo kurya, nawe yibereye muri ibyo ngo ndi mu murimo w'Imana. Ese iyo Mana niba ariyo uri gukorera koko nyamana, kubera iki itaguha ibyo kugaburira abana? Kubera iki iyo Mana itabasha kuguha itike kugira ngo ukore umurimo wayo neza? Kristu Yezu akuzwe. Ese ubu tugomba kubaho mu buyobe cyangwa tugomba kujijuka? Reka dusome isomo ryo muri Luka umutwe wa 11 umurongo wa 24 kugera kwa 26. Kristu Yezu akuzwe. Roho mbi ntigenda ngo ihere. Iyo roho mbi ivuye mu muntu ibungera ahantu h'agasi ishaka uburuhukiro maze ikabubura. Nuko ikibwira iti nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Yahagera igasanga ikubuye, iteguye. Nuko ikagenda ikazana roho mbi zindi ndwi ziyitambukije ubugome, zikaza zikahatura. Nuko imimerere ya nyuma y'uwo muntu ikarushaho kuba umwaku. Kristu Yezu akuzwe. Ni Ivanjiri ya Luka umutwe wa 11 umurongo wa 24 kugera kwa 26. Dusubiremo, roho mbi ntigenda ngo ihere. Iyo roho mbi ivuye mu muntu ibungera ahantu h'agasi ishaka uburuhukiro maze ikabubura. Nuko ikibwira iti nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Yahagera igasanga ikubuye, iteguye. Nuko ikagenda ikazana roho mbi zindi ndwi ziyitambukije ubugome, zikaza zikahatura. Nuko imimerere ya nyuma ya wa muntu ikarushaho kuba mibi. Kristu Yezu akuzwe. Ubwo rero mu by'ukuri niba uyu munsi wa none ufite gahunda yo kwirukana roho mbi mu muntu, gerageza gukiranuka. Gukiranuka nta kundi, nta ntungane iri kuri iyi si, n'uzagushuka ko ari intungane azaba akubeshye. Gusa ijambo bita kurokorwa cyangwa se umurokore bivuga umuntu w'intungane. Kimwe n'uko umukarisimatike nawe ari uyoborwa na roho mutagatifu. Kristu Yezu akozwe. Niba uyoborwa na roho mutagatifu se, noneho ukaza kugira gutyo ukirukana roho mbi,
bikarangira za roho mbi noneho utabashije kuzirukana uko bikwiye, umuntu uzirukanyemo zikagenda ejo zikamugarukaho, umumaro wo kwirukana iyo roho mbi yawe ni uwuhe? Kristo Yezu akuzwe. Nta wundi ni ugukorera wa murimo w'Imana, wa murimo wa Nyagasani. Ariko niba uri mu murimo w'Imana neza, ubemo neza. Niba utawurimo bireke. Hari imvugo abantu bajya bavuga ngo uriya ngo ni umukozi w'Imana waguye, ngo ni umunyamasengesho waguye. Ese yagujijwe n'iki? Niba uri mu murimo w'Imana wumva ubirimo neza, urajya kugwa mu biki? Niba rero ubona yuko ugambiriye kugwa, ibyiza reka kwirukana izo roho mbi, uzirekere aho ziri. Cyangwa se nawe ureke uko bazikwirukanamo niba utihanira kureka. Nta kindi rero wakora, ni ugufata umwanya wawe ukihana ibyaha. Nawe ubwawe ushobora kwiyirukana roho mbi. Hari ibyateye ngo ni deliverance, ngo kwirukana ngo ibyo byose ngo by'imiryango yanyu bya karande, ariko ntago roho mbi igenda buhere. Niba izo karande uzirukanye uyu munsi, ejo ntago zishobora kugenda ubuhere. Niyo mpamvu rero icyiza, intungane ni umunyabyaha uhora yihana. Tangira wicuza ibyaha, uko ubyutse mu gitondo ushimira Imana, saa sita nujya kurya ushimira Imana, nijoro nujya kuryama ubanza usaba Imana imbabazi z'ibyo wiriwemo. Numara gusaba Imana imbabazi, noneho uzagire gutya wihanire kureka, we kuvuga ngo niba nsabye imbabazi ngo nsubiye muri bya byaha. Ubwo rero nurangiza kwihanira kureka, ukomeze. Niko umukiranutsi abaho, niko intungane ibaho. Intungane ni umunyabyaha uhora yihana. Niba ugiye kuryama ukibuka ibyo wabayemo byose, Imana irakugenderera. Niba bakwirukanyemo iyo roho mbi rero, gerageza wirinde gutwarwa n'izo roho mbi, ahubwo ugerageze ube imbere y'Imana uko bikwiriye. Kristo Yezu akuzwe. Ivanjiri ya Luka rero ibivuga neza cyane ngo roho mbi ntigenda buhere. Niba roho mbi idashobora kugenda buhere, ni gute wabeshya yuko weho roho mbi yagiye? Niyo mpamvu rero nawe ubwawe ugomba kujya usenga, ugasaba Imana imbabazi, ukaba imbere y'Imana uko bikwiye, kugira ngo iyo roho mbi itazagaruka. Niba rero uri umukozi w'Imana, hari ukuntu bavuga ngo ndi umukozi w'Imana, cyangwa se ukavuga ngo njyewe ngo nirukana roho mbi mu izina rya Yezu, cyangwa ukavuga ngo ndi umurokore ngo sinywa inzoga. Ntihakagire umuntu ubeshya undi, kuko mu by'ukuri inzoga ushobora kumva ngo ni icyaha, ariko nanone hari aho ushobora kwicara ugasanga atari icyaha. Uti gute? Uyu munsi wa none ushobora kwicara ngo inzoga ni icyaha, ikakubera umuzigo, wayibona ukayibonamo ko ari icyaha, ariko mu by'ukuri weho ubwawe ntiwabashije kwihana ibyaha byawe. Niba wagenderaga mu izo nzira z'ubusambanyi, cyangwa se mu bidahesha Imana ikuzo n'icyubahiro, ukumva yuko ndi umurokore, cyangwa se ukumva yuko nihannye, ngo inzoga ngo nayiretse ngo ubwo ndi intungane, ntuzabeshye amahanga. Kuko ikintu nabonyeho cy'iminsi ya none, umuntu wo muri iyi minsi ya none ushobora kuba uri umumama, ushobora kuba uri umupapa, ariko muri iyi minsi ya none ukaba uvuga ngo njyewe wenda ndi umukobwa, cyangwa se ndi umusore, ngeze igihe iki n'iki. Ni ukuvuga ngo iki rero? Ubwo wa munsi wafashe iyo nzira wenda ngo ngiye gushinga urugo, ntabwo ubizi neza ngo umuntu duhura ngo ni umukiranutsi, ntabwo ubizi neza ngo umuntu duhura arasenga. Mu by'ukuri ushobora kugenda umuntu akakubera ikigusha, kandi ubwawe weho nyir'ubwite wagakwiriye kumenya Imana uko bikwiriye. Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuvuga ngo rero tube mu murimo w'Imana uko bikwiye, twihanire kureka, tureke kugendera mu nzira zose, kugira ngo izo karande zose zitazatwomaho, na wa munsi wahuye nabyo, niba ugize umugisha bakabikwirukanamo, ntugerageze kwicara imbere y'Imana buri munsi uko bikwiriye. Nk'uko muri Luka babitubwira, ushobora kwibona nyine ya roho mbi ikugarutseho. Buri muryango wose ugira akarande, nta muryango wabayeho udaterekera, nta gisekuru na kimwe cyabayeho kitaraguze. Niyo mpamvu rero izo karande nizo zitugendaho twese nk'abana b'Imana, zikatubuza amahoro n'umutekano, kandi zikatubuza kuzaronka ubwami bw'ijuru. Kristo Yezu akuzwe. Mureke tube mu murimo w'Imana uko bikwiriye,
twegere Imana kugira ngo turusheho kwitagatifuza, tuzabone n'iherezo ryiza ry'ubuzima bwacu. Kristo Yezu akuzwe. Turi mu minsi ya Pasika, turi mu gihe duhimbaza izuka ry'umwami wacu Yezu Kristo. Niba turi guhimbaza Yezu watsinze urupfu rero, mureke natwe urupfu turutsinde mu izina rya Yezu kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi wa none rero, gerageza utungane, ureke kuvuga ngo ngiye ngo sinkora ibi sinkora ibi. Niba uri umukozi w'Imana koko mu by'ukuri, iyo Mana yagutumye kubera iki itaguhaye n'itike yo kujya gusengera uwo muntu? Urajya kumwaka amafaranga mu ruhe rwego? Urajya kumwaka ibyo kurya by'abana bawe mu ruhe rwego? Shyira amaboko hasi ukore, ureke kugenda ngo ndi mu buyobe, ngiye aha n'aha barampa itike, ndi mu murimo w'Imana. Oya, ubwo ni ubuyobe. Koresha amaboko yawe ukore, ushake ubwami bw'Imana bugishoboka, kuko hari umunsi gusenga utazabibona, hari umunsi nanone gufata Bibiliya bitazakunda. Niyo mpamvu ugomba kuba imbere y'Imana uko bikwiriye. Kristo Yezu akuzwe. Nubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mariya utasomwe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.